Tasuhuze twifuze byiza mwese mukurikiye ibiganiro bya BTN TV by'umwihariko abakurikiye ikiganiro BTN Morning Live ndetse na Business Chat tubahaye ikaze nkuko mubibona kuri kamera zanyu turi kumwe n'uwo tugiye kuganira muri kano kanya tukaba tumusanze aho akorera business yiwe ni muri ya gahunda yacu yo kwegera abafite ibyo bakora bakatuganiriza bakatubwira ku rugendo rwabo ndetse n'ibyo baba bafitiye abakiriya muri rusange reka mbe ikaze uwo tugiye kuganira atangire yibwira abakurikiye BTN TV hanyuma duhite dukomeza n'ikiganiro. Yes muraho neza abakurikiye BTN TV je nitwa Samu Furniture nkaba ndi CEO wa company yitwa Samu Furniture ikorera hano Kigali mu Rwanda igikondo Merezi ya kabiri yani introduction yanjye. Ngo ndagufasha mikoro nta kibazo hanyuma tugiye kuganira ubundi umuntu acyumva Samu Furniture ni company watangije ryari? Samu Furniture ni company yatangiye nkivuka kuko natangiye ibintu by'ububaji je nyiri umwana cyane ndibuka yuko natangiye mbaza utuzu tw'inkoko mbaza utuzu two kororeramo inkoko nyine kakazu nyine ushobora kuba wakimukana atari bya bindi biri fixe nkakora nk'akazu noneho nabona ahantu kari wenda ihari kuva izuba nkabona akimura kamuvinga ni ibintu natangiye nyine umwana afite nk'imyaka nk'umunani. Nta kibazo kumana mikoro hanyuma umuntu ashobora kwibaza uti noneho kuri ubu ntabwo ari wowe mwaka wenda imyaka 8 urumva mfite imyaka 8 urumva hari nko muri 2006 nka 2006 gutyo ariko nyine nza gukomeza urugendo rwakomeje rugenda ruba rurerure urumva umuntu ukiri muto wiga ibintu byo kubaza abazi two tuzu abazi imodoka bakunda umuntu abikora ariko atarabigira business naje gukomeza nsoje kwiga za 2017 nibwo natangiye noneho kujya baza bino bikoresho uri kubona kuri screen zino ntebe za danje amagarderobe kubera yari impano ngewe nifite mu mutwe wanjye mvuga ni nkora ibintu nibyo nzakora. Birumvikana rero ubu ngubu nyuma y'icyo gihe cyose ukora wabwiye ishusho ya Samu Furniture ku bijyanye n'ibyo umaze kugeraho mu bijyanye no gukora. Urumva Samu Furniture ntabwo nyine uko ubona hano ntabwo ariko twatangiye bingana twatangiye dukora utuntu tw'utumeza tukakora nk'udusutable tubona abantu baradukunze dukora utuntu tw'utubati tw'ibyombo twatundi two mu cyaro tubona abantu baradukunze why not tutakora ibintu biri kuri high level ku buryo dushobora kuba twahamagarwa n'ibindi bihugu tukajya kubakorera plan z'amazu yabo atari hano mu Rwanda honyine ubungu hano mu Rwanda aho abanyarwanda bose barabimenyereye iyo umunyarwanda yujuje inzu ahita duhamagara tubwira nkeneye igikoni cyo mu nzu nta handi yagikoresha uretse muri Samu Furniture Limited. Hari abandi bubaka ama apartment baba bakeneye amagarderobe ari fixe nabo bahita bavuga nta handi twayakora atari muri Samu Furniture Limited. Ama TV stand ujye ubona rero arimo amatara nayo abantu benshi bajya babyigana bakabikora bikabananira ariko iyo wizeye Samu Furniture Limited uraza tukagukorera plan tukaguha measurements noneho tugahita tuguhereza ibintu byose biri ku murongo bimeze fresh. Igikoresho umuntu yagikoresheje muri Samu Furniture bimutwara iminsi nayo kugira ngo bakibone bigere nkuko ubona turi professional ntago turi bandi barupigapiga bakubwira ngo dukeneye avance twe dukora nta avance dukoresha amafaranga yacu ku buryo n'umukiriya ashobora kuza akavuga ati njyewe intebe natanze komande ahantu ariko amafaranga yiwe agakomeza akayakoresha urumva amafaranga yiwe niba ari nka miliyoni 2 twavuganye kugira ngo azaduhe miliyoni hano ajye gutegereza cyagiye intebe zarangira nko wenda nko mu byumweru 2 y'amafaranga yaba yungutse rero kujya kuyafatira ngo na avance ntago ari professional twebwe uraza ukaduha command tuguha iminsi 10 ibaye myinshi ariko intebe bishobora no kurangira mbere yaho tukaguhamagara tukavuga ati iyi ntebe yarangiye ntago turi abandi umuntu ahamagara telefone akayirya urwara urabizi ko bavuga ngo abantu ngo urabeshya ngo wajya ngo uri umufundi. Samu Furniture Limited rero nibyo bibazo twaje gukemura hano mu Rwanda kubera yuko abafundi bari barubatse izina ryo kubeshya ariko twebwe uraza ukaduha commande urumva kubera nta avance waduhaye ntago twatinda
tugira vuba kugira ngo ya mafaranga natwe twashoye tuyagaruze kandi nawe ubone product kuko watanze commande yikeneye. Hanyuma hari igihe abantu ubona ko iterambere rigenda riza, yego, none umuntu akaba yabona ifoto y'intebe ahantu cyangwa se imeza akayiza akavuga ati mukorere yego, murabikora cyangwa wenda hari ukuntu bahoraho? Ibyo nibyo bintu twabanje kubaho, ubwo twebwe twashaka kugira ngo tujye tuba ibyo dukora. Twebwe ntabwo dukunda gukora ibintu byabasa bose, ngo usange nyine ngo niba intebe